ntabwo harahugira ibintu bikagucanga se kakuri karagera ku mutwe. Biteze ko bitangaje kubona umukobwa mwiza ahagaze ku muhanda gucya nta muntu bari kumwe kubona ikirere naga ari sawa uri hanze gukora iki mwese guhagarara ku muhanda bisaba ko umuntu ari mwiza cyangwa ari mubi oya wowe birarengeje nari ndimo ndambuka hariya ngiye kubona kubera ukunda uri mwiza mbona imirasire y'isura yawe irankubise bitamvuga ati uyu mukobwa ngomba kumuvugisha kweri oya ndi hano hari umuntu negereje none se amazina yanjye banyita Respo namenye izina ryawe se okay nanjye nitwa Milena ni byiza cyane ufite izina ryiza Milena thank you urakoze cyane nice to meet you nanjye none se kubona nyine nta umenye uko ibihe bigenda bisimburanwa ndabizi ubwo ngubonye none ejo nshobora kutongera kukubona okay bisha birumvikana nyine sanze mpagaza sendindiriye umuntu isa ntabwo twakongera kubonana wameze neza ariko oya ameze neza ahubwo ku cyifuzo cyanjye nashakaga kugira ngo ndebe niba nabona nimero yawe mbe naguhamagara nkoresha kuri WhatsApp cyangwa nimero isanzwe ntari nimero isanzwe mbe naguhamagara twiganirire mu gihe ufite irungu ngenda kuganira sha urasetsa nta kibazo yandike urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se Milena ndaba naguhamagara nka nyuma y'iminota 15 30 cyangwa 45 nta kibazo rwose gira ubone mwana cyose umpamagara mbe naguhamagara Hi. Yari amafaranga se? Iki? Amafaranga ari hese? Reba sibo amafaranga naguri kuyabona. Ari hese? Amafaranga ari he? Byari plaka. Nta soni ngo yari plaka. Uri kubona turi kuza gukina hano wowe? Plaka se ubundi ni ibiki? Uri kubona ngo yari plaka. Urakina n'amafaranga? Ubwo suzagira umunwa kugeza ryari? Sister. Uri mwiza? Urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Wandi mwiza byo ndabizi. Urabivuga hiki? Sister. Mwini nduri kuguha uburenganzira bwo kunkoraho. Shati. Kimana yakuremye iratekerezaga. None se uri hano ndagushaka umuntu wo kukubanisha ngo mube muganira. Ubuki? Va hano.
va hano ndavuze va hano hahiye koko sister nta muntu mwiza nkaho ukwiye kuzagera avuga cyane ngibaza impamvu wari uhagaze hano ninjye wari utegereje umva uriya umva sister ushaka iki ni sister ndavuze ndekura sister sawa rero nanjye nari ndimo kwihuta gusa pe uri mwiza mbese binyoroheye najya mbora nkubonaho aya maso ngayagaburira yagakomeza yakirira pe urasetsa sha urakoze oya buriya wowe ngurikije n'ukuntu ndi kukureba ni mwebwe rugero rwiza rwerekana ukuntu Imana izi kurema pe nibyo kuri kw'Imana Imana izi kurema pe urakoze pe uzi ko ngubonye ngahita mbona ari wowe rubavu rwandurutsemo urakoze basi sha basi nyemerera tuzongere duhure nta kibazo rwose ninguhamagara uramfata nimero yanjye ihegwa na 7 ndagufata nta kibazo oh my god ariho uri mwiza pe urakoze uri mwiza sawa bye ndi buguhamagare ndaguhamagara nga saa 12 n'igice nta kibazo uri mwiza yego bye genda nta kibazo amaso yanjye rero buriya gucya rero amaso yanjye n'umutima urabisigaranye pe singubeshe burangiye kugenda mu muhanda hose aho gusenga n'Imana batangonga ndiga ipambara kigendera none se wabijyanye oya kandi wabisigaranye narobye ntakibazo gutamamagara tubiganire unshyire kuri date duhure dusangire tubiganire ibyo birumvikana ahubwo reka mbe nyabutse nta kibazo rwose pe uri mwiza pe uri mwiza urakoze baje kuva navuka nibwo mbonye umukobwa ngumva umutima guratinditiye urateye ngumva akantu kanjemo usikusetsa oya ni byose urakoze baje gose narenza hikira reka ngende bye sawa bye kano kaboko karirirwa mu mufuka na undi muntu ndi bugahereze pe bye urimo satanisha ntabwo ari gusa bye urimo satanisha ntabwo ari gusa mabuja ariko se ushaka iki oya njye ndi kumva ngushaka umubiri wanjye gushaka ugwawe pe tugire ikintu twubaka urwagarara ku muhanda ugasakuza kandi mbari Imana yakuremye winkoraho uranyumva neza ariko Mana yanjye sister nukuri ndukarakare Imana yakuremye wagira ndabwo ari yaremye dativa uri mwiza ariko ubundi ntagarara yakubwiye njye nitwa Mbagwe so wowe witwa nde so what what do you want oya ndagushaka please don't touch me okay oya ariko ni gute wanyura ku muhanda wenda uri ng'umusore ukabona umukobwa ufite amavodo ahagaze ku muhanda ndago muvugisha what do you want for me I said don't touch me again okay ndi kugushaka sister
turashize none dada. wamenya aho ntuye gute sheyira ngo aho nshaka hose nawe naguhaye nimero yanjye ntabwo nigeze ngurangira aho natuye uhamenye gute bose kutamumaga kuki ahubwo wowe uri kwitwara ngaho ngiye kukuzana umuntu ukomba muzamura ahurira ku muhanda n'umuvugisha gatoya ahite yinyese avuge ngo ndawundi umuhungu zamutwara gute ngewe umenya aho nduye gute akubaza impamvu utampamagaye wowe kuguhamagara se wanguriye amayinite njye nari ngiye kuva muri dushe ngaguhamagara ibyo ngibyo ntabwo byararite ahubwo wowe ndi kwibaza ngo umenye mu rugo gute umenye mu rugo gute duhurira mu muhanda nurangiza urugo umenye mu rugo erega ala ukunze umuntu uramukurikirana ahubwo kuki utampamagaye turi manekure turi manekure noneho wowe kubera iki utampamagaye nta mayinite mfite ariko nari ngiye kuva muri dushe ngahita nza ndaguhamagara ndi hano si uvura kwirukanga data nyine amazina ganjye nitwa nimukorera kubwe nitwa Mbagwe ubitwa nde anyway nitwa Aline Aline yego Aline uri mwiza urakoze si wari kwirukanga uri kumbunga ugiye kandi mbari reka nanjye nari mbishaka nuko nari ndi kwishishisha none bishaka nesi wakora uko ushoboye nyine mu rugo nyine uvuye hano ugiye mu rugo twatega moto ya 2 ngiye nawe tukagera mu rugo tukabanza tukoga ngagutekera n'akareti ubundi nyine ukambata neza oja ibyo twatinda reka dushaka hano hafi twiyaranja bite biva mu si hafi hano nawe ushaka kungereza kandi ntabwo ahubwo ni ushaka kungereza tugende dushaka hano tubikwakwanyiriza vuba
birangire. urukumva bishaka kwagaze ku muhanda urukumva bishaka Ni ukuri ahubwo twihute. Yego. ndagushanya gusa Uri kumva duteze moto twagerayo nahorewe kandi. hari ahantu usa hano hafi ufite twakubera Yego, tugende. Tukaze. Aho gutwaye igise. Aho gutwaye igise. Mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu bintu ndi kurota ni ibiki koko naripfuye yaranjyanye koko sinsanga hera